ndashaka kuvuga kuri iyi teme zavuga uyu munsi no ku cyumweru. Mvuga uyu munsi no ku cyumweru. Ukeneye imbaraga z'umwuka wera ngo usohoze ubushake bw'Imana. Ukeneye imbaraga z'umwuka wera. Abatajya bandika mutanye kwitoza kuzana udukayi mwandike, cyangwa se mwandike muri telefone, ariko muzakoraga aka software kabika note, apana kwandika gusa ziri butakara. Ku buryo na telefone nitakara uzagafungura kakandi n'ugura indi telefone ukazisangamo note zawe. Pawulo yabwiraga abe yigishije arimo na Timoteyo akamubwira ngo ibi unyumvanye ntuzakorere ibyo kuvuga ngo nanjye ndumvise nzabwiriza joya, bifate neza kuko nibyo uzaheraho nawe ugira gute ubwira abandi, kandi akababonetse bari bose babizerwa. Usiga ubabwiye nabo gufata note, izo note z'ibyo wabwiye kugira ngo nabo bazabibwira abandi. Bwana siwe sana. So rero mutangira kugura udukayi. Ubwo ndimo nababwira inama zituma muhinduka hano, kuko mu minsi mikeya wowe nutabikora uzasanga barimo baza bumvira bagusubiza ku ntebe nyuma. Njye murababwira abanze kunyumvira icyo gihe uyu munsi bagezeho babasunika bari babasohora mu muryango baragenda. Kuko gukura ni ngombwa muri ubu bwami, muri iyerekwa turakura mu mwuka. Ndaza kwivuga ngo turakura, kandi kukura ni kugenda ugwira muri wowe. Ukuri imbere murusha puissance. Amavuta ajya aharanira kujya imbere gutya, wowe ugasubira inyuma. Aclaiming superiority. Uko aza rero ni kubyibuha ukagenda agira agaciro, kandi amavuta buriya ntabwo apfa kujya ku muntu wanduye, ajya no ku muntu ufite hano, azana byose. I'm telling you. Nurako mukurya muri gazana n'ibindi muraza guhinduka kubera ko uyu myumvire ye nuko ameze bizabatemba wabishaka utabishaka. Nubwo unazongera no kwigisha kwambara neza, kwambara imyenda ihenze, kwambara igihe cyagabudu paka, ibyo ni ibintu bizatemba gutya. So rero kutangira kwihuza n'umwuka muriho niko uzasanga woza hano ababikerensa mufite imyumvire ya gikene tuvuga ngo tuzajya mu ijuru gusa. No, tuzanabaho neza hano, tuzabaho neza, tuzatunga. Kandi ibyiza nuko ari wowe wakwakiriye umugabane nk'umuntu winjiye mbere. Nyazagira abandi baza ngo babafatane uwo mugabane. Navuze ngo nugukeneye imbaraga z'umwuka wera ngo usohoze ubushake bw'Imana. Mu minota indahe ubu ni saa ntabwo muri burebe uko isaha. Abaroma 15:17 kujya ku 19 cyanditswe cya mbere. Abaroma 15 umurongo wa 17 kugera kwa 19. Nicyo gituma niyogeza, nicyo gituma nihimbaza, nicyo gituma nivuga neza, nicyo gituma nihamya. Ngo ndashaka kuvuga amagambo yose ajya gusobanura kwiyogeza, sibyo? Nicyo gituma niyogeza mu murimo nkorera Imana muri Yesu Kristo. Sinzatinyuka kugira icyo mvuga keretse icyo nakoreshejwe na Kristo, ngo abanyamahanga bumvire Imana, ngo abanyagasanze bakizwe, ngo abanyagasanze babohoke bakiranuke, abavangaga vanga ubuzima bumvire. Kumvira n'urwego ruri hejuru yo gukizwa gusa. Yamaye kwiyogeza bwacu, yamaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyo byatumye nsohoza ubutumwa. Niyo mpamvu navuze ngo ukeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo ugire gute sohoza ubushake bw'Imana cyangwa umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ibyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Iluriko ni hano bino bihugu by'Abarabu hano muri Afurika ni hehe kwa Kadafi, za Misiri hano muri za Libya hano ni Iluriko. Umugabo yaragendaga azenguruka hose because of the power of the anointing, kubw'imbaraga z'iki z'umwuka wera. Mwuka wera turakwakiriye muri iri teraniro, ndetse nasenga ngo ijambo ryawe rigira ubutware bwose ku buzima bwacu, zana impinduka muri twebwe mu izina rya Yesu, amen.
Pawulo yari umuntu wavutse nk'uko nanjye yavutse, agira amahirwe yo kwiga nk'uko na bamwe bayize, ariko yari umunyabyaha nk'uko nawe wigeze kubaho umunyabyaha. Yari umunyedini nk'uko nawe ushobora kuba ukiri umunyedini cyangwa se wigeze kuba umunyedini, ukunda Imana ariko ukavanga n'uburyarya, ukiba, ukariganya, ukaba wakwica n'ibindi bintu byose. Iyo ugambiriye nabi n'iyindi migambi nk'iyo ngiyo mibisha yose ni nko kwica n'ubundi. Niko Pawulo yari ameze. Bibiliya avuga mu Bakorinto byakozwe no mu gice cya 9 ngo ahura na Yesu nk'uko nawe wahuye nande na Yesu. Ubwo ndagenda mbigeranya hose, ahura na Yesu. Ahuye na Yesu ubuzima bwe burahinduka, agambirira muri we kutongera kuvangavanga. Aramwiha wese, aravuga ngo Yesu ndakwihaye, hejuru y'amashuri nari mfite, hejuru y'ubumenyi bwinshi nari mfite, hejuru y'izina nari imaze kugira ry'abantu 70 b'abayobozi mu gihugu b'abahanga bemewe kwicara gutegura amategeko ayobora itorero cyangwa se abantu b'Imana. Ibyo byose mbikubise hasi. Igihe yabwirizaga Abakorinto yababwiye amagambo, arababwira ngo sinyiza kubabwira ngaragaza ubutyoza n'ubuhanga, no, ahubwo ndaherekezwa n'imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo mushobore kunguka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. So ubutyoza n'ubuhanga ni byiza, ariko iyo budafite izindi mbaraga z'ubushorere buba bwamaze gutakaza agaciro kabo. Nta mumaro buretse guhungabanya abantu no kubica. Bwana asifiwe sana. Yuzura umwuka w'Imana, aragambirira Imana nayo iramuryohera. Avuga, nibuka yuko ari nawe yavuze ngo Imana imaze kubona yuko ndi uwo kwizerwa. Harimo amagambo menshi agaragaza imikorere, ubuhanga n'icyemezo yafashe, aricyo twita kwiyegurira Imana wese. Icyo cyemezo gifashe Imana ibona yo kwizerwa ngo hanyuma imuha, turasubira muri aya magambo noneho, imuha amagambo aho ngaho intellectual biraje, ikijyanye n'ubwenge, ikijyanye n'ubuhanga, ikijyanye no gusobanukirwa ibyanditswe byera, ikijyanye n'ubumenyi, ubwo twavuga understanding, wisdom na knowledge. Ubwenge, ubuhanga no gusobanukirwa, ibyo irabimaye. Imuha amagambo yo kuvuga, irangiza ishyiramo imirimo ikorekera mu mubiri. Sibyo? Umubiri udafite imbaraga, imirimo y'umubiri nta mirimo umuntu akora. Wavuga uri mu gitanda ntiwasohoka, bagusanga mu gitanda gusa. Mwumvise ko muhanuzikazi bitaga Miriyamu niba ari Mariyamu mu Munyamurenge, uwashakaga wese kumenya ubuzima bwe n'ikimana mugambira yamusangaga mu cyumba. So nta imirimo ye yari mikeya, mu yandi magambo yari mutaraga, imuha imbaraga zo gukora no kugendagenda. Umva yavuga i Yerusalemu akagera hehe? Hano muri Libiya. Yari afite imbaraga, izo mbaraga z'Umwuka Wera zigakorera mu mubiri we. Thank you. Ikindi cya gatatu, ubwo izo mbaraga zatumaga agira ibimenyetso bikomeye, ibitangaza, hanyuma akagira n'imbaraga z'Umwuka Wera. Umwuka we wakoranaga n'Umwuka Wera, ari nabyo bintu ngiye kuvugaho. Iyo umuntu akeneye imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo zikore muri we, hari bino bintu bitatu biri ngombwa mu buzima bwe aba agomba kugira. Bakundwa, narakivuga ndagira ngo wumve kino kintu. Abantu benshi barakizwa, abantu benshi bizera Imana, ariko ikinandukanya jewe nawe ni za mbaraga zindiho. Ntabwo gusa ari ubumenyi ufite. Ubumenyi ni bwiza, ariko ubumenyi budafite imbaraga ntacyo bumaze. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ibigaragara byose buriya bibeshwaho n'ibiki n'ibitagaragara. There is a force behind. Ugomba kwita cyane kuri za mbaraga zihishe inyuma hariya zituma umuntu ashobora guhaguruka gutya afite amaguru abiri akaba yagendera no kuru kumwe. Hari force runaka ituma iyi miti, iyo force, zo mbaraga iyo zivuyemo umuntu ahinduka nk'igiti gutyo. Niyo mpamvu ubona ahita yavuze akagwa, kandi ubona nta bumuga, ukuguru ntibaguciye, ariko za force zavuyemo. Niko no mu mwuka bimera. Iyo udafite imbaraga z'Umwuka, abantu bakora ujya guya teke wapi, ariko ntugire ikintu uhindura. Urambika ikiganza ku murwayi cyangwa urimo abadayimoni akaguseka, undi yaza akavuga gusa akimubona agatera induru. Ngaba ababisengana barabizi, hari igihe ninjira gutya gusa dayimoni yakubona ari gatera uturutse he.
uzi cyabaye buriya muntu hari ikintu cyamwinjiyeho, umunyamwuka arakibona n'imyuka ikakibona. Niyo mpamvu uravuga ngo ukeneye imbaraga zituma ubuzima bwawe butaba ubuzima busanzwe ngo buvogerwe. Navuze ngo hari ibintu bitatu ukeneye muri ibi bice, cyangwa se umwuka wera umukeneye muri bino bice bitatu. Byandike gutyo, ukeneye umwuka wera mu bice bitatu. Igice cya mbere, umwuka wera umukeneye mu mutima nama n'ubugingo byawe. Umwuka wera umukeneye mu mutima nama n'ubugingo bwawe. Nimuza kwihuta ndaza kubasengesha kuko hari ibintu dukeneye gusenga no gukuraho kugira ngo umwuka wera abone uko aza, sibyo? Iyo umuntu aje ari umushyitsi uwo munsi muri ihangana, nindezaho n'iminota muri ihangana, sibyo? Mushumba wanyu yandegereje iminota nawe uko wasetsa uwo sinarizi anyakiriraho byasiri uko wasetsa. Ukeneye umwuka wera umukeneye mu mutima nama wawe no mu bugingo bwawe. Ndaza kubisobanura. Abefeso igice cya 3 umurongo wa 14 kugera kwa 16. Abefeso igice cya 3 umurongo wa 14 kugera kwa 16 haravuga ngo nicyo gituma pfukamira data wa twese uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abaye nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu. Gukomezwa cyane mu mitima yanyu. Mu cyongereza no bavuga ngo to be strengthened with might by his spirit in your inner man. Iyo bavuze inner man mu mitima yanyu baba bavuga conscience, baba bavuga umutima nama. Buriya niho baba bavuga ngo umwuka w'umuntu. Akenshi niho abanyarwanda bajya bavuga ngo uyu muntu afite umutima mwiza, atari ya nyama bavuga. Baba bashaka kuvuga icyo gihe imitekerereze n'imyumvire ye. Ariko nanone ushobora kuvuga ngo umuntu Imana ikomeza imuha gukomera mu mutima. Icyo baba bashaka kuvuga nanone umwuka we. Hari igihe bakoresha umutima bavuga igice cy'umwuka, ubundi bagakoresha umutima muri Bibiliya, bagakoresha umutima barimo bavuga imyumvire n'imitekerereze myiza. Uriya muntu afite umutima mwiza ugasanga barimo bavuga ingeso. Abandi bakavuga ati uyu muntu afite umutima ukomeye, nanone bagashaka kuvuga iki spiritual mu buryo bwo mu mwuka arakomeye ntakivogerwa. Hano icyo bavugaga inamani bavugaga wa muntu w'imbere. Urumva yuko bitakiri umutima, ntabwo bikiri ibitekerezo, ahubwo byabaye umwuka we, sibyo? Aravuga ngo ndabasengera kugira ngo imyumvire n'umuntu wanyu w'imbere ari wa mwuka bita umutima nama. Abanyarwanda bajya bavuga ngo ni umutima nama, mu cyongereza babyita conscience. Mu mutima nama cyangwa se conscience harimo, ndashaka kuvugamo utuntu tubiri gusa, aka gatatu sinyitayeho cyane. Mu mutima nama cyangwa mu mwuka w'umuntu harimo utuntu tubiri turi ngombwa cyane. Akambere nako bita worship, kuramya nicyo kibamo kirari. Uzumve ubugenda gutyo kumva nta ndirimbo bacuranze, ni ahantu wumva barimo babyika umuziki ariko kumva indirimbo iraje, kandi indirimbo yo kuvuga ineza y'Imana n'ikimana nicyo ku buzima bwawe. Ako kantu kakubamo. Hanyuma kandi ka kabiri ku murokore watangiye kukarira niho kagenda gakura gutya. Niyo mpamvu yavuze ngo igihe kirageze muri Yohana 4:23-24 ko abantu bazajya bandamya mu mwuka no mu kuri. Kuramya birenze gusa cya gikorwa cyo kuririmba gusa, ahubwo no kugira neza, gutekereza ku Mana, kugendana ingeso z'Imana. Icyo gikorwa ukora cyose kirimo kubahisha Imana ni ukuramya. Bwana twe cyane. So aribyo biba mu mutima nama. Niwo wicara gutyo ukabitekereza kumva ubunyangamugayo bukubujije kubeshya kandi wazamereraga kubeshya, ukumva ushatse kubona inyungu zari zije zihuta uwo mwanya, ariko watekereza umutima nama wawe ukakwangira. Icyo gihe rero ni ka gace karimo ko kuramya Imana kakubuza kugira gute kudasa n'umwanzi ugashaka kugumana ukwera. Akandi gace ka kabiri kaba mu mutima nama cyangwa se conscience,
ari nako ushaka kuvugaho cyane, nako bita intuition. Iyo intuition ni agace kabamo gafasha umuntu kudetekita imyuka, kurobanura imyuka, kadetekita presence. Wari wicara gutyo ukumva uwo mwanya nta kibazo kibaye, kumva urumeza mu kanya hari umeze, ukajya kumva ni nk'ikintu urimo wumva aho ngaho, winjira mu nyuma ukajya kubyumva ukumva batangiye kukuniga. Iyo uraryama mu nzozi ukajya kubona ikintu kirimo kiraza, ukakimenya hakiri kare kandi usinziriye, ukanakibona. Ni wa mwuka uri mu mutimanama wawe, niwo ushobora kudetekita iyindi presence irimiza itari presence uhuje. Uko kubaho kwaje ni uko wajya mu bapfumu, yinjiye mu bapfumu gutyo winjiye mukumva urumeza, ni umwuka uri kukubwira ngo ahantu winjiye uko kubaho kuri ahangaha, iyi presence iri ahangaha, presence muri bice bivuze. Uko kubaho kuri ahangaha, umwuka uri ahangaho utandukanye niwo ufite. Niyo mpamvu wumva wawe wese wishisha gutya. Ndasenga mu izina rya Yesu, nyitangira kwigisha ngo Imana izure iyo intuition yanyu, izure uwo mwuka uri imbere, kugira ngo ntuzongere gusobwa n'imyuka. Umurozi niyinjira umumenye hakiri kare. Uriya akiri inyuma y'inzu, umwuka wawe umurondore, umucyaye mu izina rya Yesu atarakwicaraho. Iyo umutimanama wawe wahumye, iyo utagishobora kubona, umurozi araza akarinda kwicaraho, ukarwana ukananirwa no kuvuga mu izina rya Yesu. Aho rero nushaka kugaragaza ukuntu abarokore dutandukanye. Abandi atinya no kuza aho uri, wowe araza akarinda kuniga, akakwicaraho mu mbavu, cyangwa akagutamika ibyo kurya ku mbaraga. Kubera iki? Umwuka wawe uri hafi y'uwe, ku buryo yaguhumye ntushobora no kumumenya. Akiyambika ishusho y'umuntu mwiza muziranye kandi ari umurozi aje kukuroga. Ibyo bintu mujya mubirota. Ndashaka kubabwira rero ibintu. Aha niho umurokore utangiye kuvuga ngo uyu yakuze mu mwuka. Bariya benshi turahimbaza, ariko ikidutandukanya ntabwo ari ikositime nambaye, ni kapasite iri muri jewe, wa muntu w'imbere Pawulo yasengeraga. Imana ibaye umuntu wawe w'imbere gukomera. Nongeye kubereka ibiganza, ndasengera gasanze Yesu, Imana ibasukaho umwuka w'umwuka wanyu, kugira ngo mukomezwe mu buryo bw'umwuka, muba abantu bakomeye, mushobore kurondora no gusenya izindi mbaraga zose z'umwanzi. Ikintu kizatuma abarozi bahunga iwawe ntabwo ari iminsi 40 muzakora hano, ni igihe uzaba wicaye ukamenya ukuri, amagambo nk'aya ngaya, none ukabyibuhisha wa muntu wawe w'imbere. Bwana siwe sana, wa muntu wawe imbere y'uwo mwuka. Iki ni ikintu kiri ngombwa cyane mu buzima bw'umwana w'umuntu aba akeneye. Iyo umwuka wera yatangiye kuza muri kiriya gice, niho umuntu yumva Imana mu buryo bworoshye. Presence yeje urabimenya. Winjira mu nzu ukumva daimoni w'ubukene aranukamo. Mwamuzi ko bukene ari abadaimoni kandi banuka, mwamuzi ko bananuka kugeza ugeze kuri urwo rwego niho ubyumva. Iyo byumva gutyo uba ufite none n'ubuntu bwo gufasha wa muntu kumukura muri bwa bukene. Kubera iki? Uba uri umunyamwuka ushobora kuvugana n'undi mwuka urimo kubona aho ngaho, kandi wa mwuka kukubona yuko wabonye ushobora kukumvira. Iyo utarawubona nagukumbira, kuko ntabwo ubizi neza yuko wawubwiye. Ibizi ko urimo gusenga Mana ungirira neza. Niyo mpamvu amasengesho rimwe na rimwe y'abarokore usanga ari gupapira. Mana ndabizi urankunda, ni ukuri wangirira neza ubishatse. Wewe yaje gutira no kwisi yanga kugirira neza, irabishaka. Ariko cyabaye nuko wowe utazi ibyo ukeneye, nta nubwo ubona yuko bifite kubiguha, amaso yawe tarabibona, ntabwo wabisaba neza. Bwana tuwe sana. Soreri igasanze mugiye kwitegeka mu mwuka, kubera ko Imana igiye kubaha gukura mu mwuka, mukagara gutya, mugatwara superiority,
mukagira ubutware hejuru y'ubwami bw'ahangaha, mukagira ubutware bwo gutwara abarozi, kubera ko mwebwe umwuka wanyu uzaba uri hejuru yabo, ntawe uzongera kugutera mu rugo iwawe. Ndimo ndabihanura, reka ibi mvuga ni umwuka, ndimo ndavuga nawe mwambuka, niba mutanabizi ndimo ndavuga amagambo mvuga ni umwuka, kandi afite ingaruka ku buzima bwanyu, afite ingaruka, afite ibyo agiye gutangira gukora mu buzima bwanyu. Kubera ko umwanya ni mutoya ntabwo ngenda ninjira mu buhamya, niba ngombwa nazabuvuga cyangwa ku cyumweru ngende mbabwira, ariko aya magambo mvuga ni ubuhamya ahindura ubuzima bw'abantu. Ndavuga gutya jyewe ndimo mvuga gutya, amagufwa y'abantu mu migongo yabo agaterana, ibibyimba bikava mu nda nta kiganza ndabizi. So icyo mvuga ndabizi, ndavuga amagambo y'umwuka, kubera ko icyo uwumva wakibonye ushobora kukivuga, ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo oya. Kubawe ubaha icyerekezo, kubawe ukemura ikibazo gihari. Si ngombwa ko wereka umwana wawe ngo ufite ikibazo gute, mfite igisubizo cyo kugikemura, kandi n'umwana wanjye mbanza kumuratira ko agifite mutera ubwoba ananirwa no kwizera. Uzi ko ngaho wahanura ngo mbonye ikibyimba mu nda, uwo mwanya agahita abona urupfu, kandi wowe wabonye ikibyimba. So hari ibyo rero ndavuga kubanje wanasiwe sana, Imana ibaye gukura mu mwuka. Ayo ni amavuta umwuka w'Imana agenda, iyo yamaze kwicara kuri icyo gice ubuzima bw'umuntu butangira guhinduka, ukabona ukuntu agenda afite amahoro menshi, ukuntu asuhuza abantu aratuje, kubera ko nta bwoba aba agifite, nta bwoba bw'ubuzima. Ibintu arabimenya, iyo ageze mu kirere kiba arabimenya, akabikumira hakiri kare. Niyo atari umuhanuzi, ariko ibireba ubuzima bwe aba ari umuhanuzi ku giti cye. Kubera iki? Umwuka we uba usigaye uri maso, wa muntu w'imbere aba areba, abareba cyo nakame. Navuze yuko ahantu mukeneye umwuka wera cyane yewe mu mutima nama no mu bugingo bwawe. Na muri Yesaya 28 5:6, Yesaya 28:5. Uwo munsi w'iteka nyiringa bazabera abantu be barokotse ikamba ry'icyubahiro n'umurimbo, abantu bakijijwe, abantu basimbutse intambara n'akaga na za kovide n'ibitero by'abarozi by'igasanze n'ibitambo byahatambirwaga n'ibindi byose bakabirokoka. Uyu munsi w'iteka bagezeho agiye kubabera ikamba. Ndaje gato n'icyubahiro gute? N'uwicara ku ntebe agata imanza azamubera umwuka uca imanza zitabera. Mu yandi magambo azajya amuha ubwenge n'ibitekerezo. Muribuka Yesu agiye gutandukana n'abigishwa be yarababwiye amagambo, ntimukagira ubwoba kubaza kubabaza, nimugende mukore, ariko ababatunguye baza kubabaza ntimukagira ubwoba. Igihe uzabumbura kuvuga nzashyira amagambo yanjye mu kanwa kawe kugira ngo uvugane nabo, ubabwire ibyo bakeneye kumenya, ubasubize ibituma batsindwa cyangwa ubasubize ibituma banyurwa. So nzakubera ikamba. Ariko nanone mu manza, muri leadership y'urugo rwawe, mu buyobozi bw'urugo rwawe, mu nama utanga mu kazi kawe, mu bana bawe, uzajya uvuga amagambo y'agaciro. Ndasenga ku buzima bwanyu, mberekejeho ibiganza, ndasenga uhereye uyu munsi Imana ihindura ubuzima bwanyu, Imana ihindura imyumvire yanyu, itangiye kujya ibera ibitekerezo. Nubumbura akanwa kawe ugiye kuvuga, uvuga amagambo akomeza amaboko atemerutse, ukomeze uvuga amagambo akomeza amaboko kuma, uvuga amagambo akemura ibibazo abantu bari bafite, abari mu irunga abantu batazi icyemezo bari bafite. Ijambo ryawe uzavuga rizongera kubitambika, rizaba rifite agaciro mu izina rya Yesu. Alize ni mubwengu amina. Nakoze numa dutangiye kugendana neza. Kimwe mu bintu bituma umuntu yemera undi cyangwa umuntu abasumbanisha ni ikintu kimwe, ni ubushobozi bwo kuvugana nawe no kumukemurira ikibazo. Hari abantu baba bakeneye yuko ugira ijambo uvuga ku buzima bwe. Hari umuntu aba akeneye ijambo ry'ihumure gusa, hari umuntu aba akeneye ijambo ry'ubwenge,
hari umuntu aba akeneye ijambo ari mu rungabangabo ari muri rompuwe gutya avuga inzira arabona ari 20 avuga ndacaye kuri rompuwe nahana kugeza ajya ku mupfumu ariko Imana ishire ubwenge ku buzima bwawe ko buryo uyu muntu wese muzongera guhura azavuga ati ndakiza amahirwe kuyoba kwanjye kurarangiye sinyicanyutse vuba sinyipfuye sinyirozwe sinyigiye mu bapfumu kubera ko urugo rwanjye rwasawe sinyisenye kubera Imana izashyira ubuzima bwawe kuyoboresha abantu b'Imana mu mugambi wawe akira ubwo buntu n'imvura bwa Yesu. Thank you. Ikintu cy'agaciro umwuka wera uramukiniye ahantu hari imyumvire itunganye. Niyo mpamvu Pawulo yigishaga ayigisha itorero ry'Ifilipi akavuga ngo mugire ya mitekerereze Mafilipi 2:5 mugire ya myumvire ya mitekerereze Yesu yagiraga. Imitekerereze yatumye ibintu agenda biya ku murongo igihe abonye yuko abamwegerera abakire akavuga ati naje gupfira bose agakata no kubakene akajya kurarayo akavuga ati urara n'umunyabyaha. Imyumvire itunganye Pawulo yavuze mu Korinto ba mbere igice cya 16 we yari amaze kugira ngo twebwe dusigaye dufite gutekereza kwande kwa Kristo Yesu. Abakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 16 vuga nihuta kubandika mugende mu bimisa byanditswe ndavuga imirongo myinshi ntanateguye. Abakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 16 hanyuma ikindi cyari Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 5. Imyumvire ni ikintu kiri ngombwa cyane. Imyumvire ituma umuntu yiyahura, imyumvire ituma umuntu umuntu abona ari umupagani gutyo umwana w'umukobwa akamwishyira gusa kubera ko abona afite agatelefone keza ukamwiyaguza kubera ko yaguze akamodoka cyangwa kuruya ngo korari yaje yiteye agapapa ukamwiyaguza. Imyumvire ni ikintu gikomeye. Undi wamureba gutyo iseseme ikakurenga we yazanye ibintu byose yanapfukamye yongeyeho n'impano yagize gutyo. Imyumvire ni ikintu gikomeye cyane. Imyumvire ishobora gutuma ubuzima bwawe buhera hano gasanze kandi uhora wambaye gutyo nta kintu gihinduka. Imyumvire ishobora gutuma ubona ubuzima bwawe butangiye guhinduka kubera ko amaso yawe areba ugerayo. Icyo ubona gishoboka mu bitekerezo nicyo nshaka kuvuga kiba gishoboka, icyo kintu wakigeraho. Niyo mpamvu Imana yabwiye Mose nako Abraham ikavuga ati sohoka muri inzu yawe kuko imyumvire yawe ndashaka kuvugana nawe amaso yawe agera kure areba ibitari hafi gusa. Yavuga ati tumbera urebe amaso yawe inyenyeri ibone nzanga n'urubyaro rwawe. Imyumvire ikeneyemo umwuka wera. Abantu benshi bagenda uzi yuko umuntu ata urugo inzu ye urushako rwiza umugore uteye neza bakora bahize bose akomboka gutya akajya inyuma mu gikoni ku mukozi. Abo bantu mujya mubumva imyumvire yaraboze. Impapuro nta kibazo zifite iyo mwuka wera yinjiye hari ye baba we kandi mu busanzwe n'ikiganza wumva atakimuhereza ariko kubera ko yaboze mu myumvire ndariko ishaka bikinyi. Ni gute wavuga ngo umuhanga uri muri gisha abantu gutya wicaye gutya uri mabwe itabe niriri itera kanseri iri habyawe rero kandi ubone ibindi biteritari kuna umurwayi gusa ubushobozi afite nuko ari byo yabwiwe arimo abigusubiriramo nawe ubwe ntabwo ashobora kubyikiza. Imana izabaha guca imanza zitabera. Imana izagusuka umwuka uca imanza niko yavuze izagusuka umwuka wo kuyobora. Murabizi abantu Imana yagishyiraho umwuka wayo bakamenyekana. Uhereye kuri uyu Pawulo wivuga byaje kugira ubuhanga ku buryo aruca ziriya ntumwa zose zagera na Yesu ataragena na Yesu. Uribuka Salomo nasezerano ridasanzwe yari afitanye n'Imana, isezerano rikomeye yari ifitanye na Dawidi, ariko ubuhanga yagize kubera gushaka Imana n'ubwenge yamuhaye ubwenge buruta ubwa se ifitanye igihango na se. So witekereza yuko ari abantu Imana yageneye gutunga, yakeneye kuba abanyabwenge, yageneye gutunga gukira. Wowe nawe nuwakira rino jambo
ukibona ubikwiye, nguko uko ubuzima bwawe buzahinduka. Nguko ubuzima bwawe buzahinduka. Akandi kantu ka kabiri ukeneye mu mwuka wera, ukeneye umwuka wera mu mubiri wawe. Ndashaka kubanza kuvugana namwe muri hano, kubera ko ibintu dushaka gusengera biraba bifite agaciro n'impinduka tugomba kuzana gasanzwe izajyana n'iri ngiri uko murimo kubyumva. Kuko uyu munsi niba utabona ikirere yuko kiremereye hano, nta mpamvu yo gusengera ikirere cya gatanu. Niba umutima nama wawe warahumye, Bibiliya avuga mu Heburayo igice cya 9 umurongo wa 14, Abaheburayo 9:14 iravuga ngo kimwe mu bitambo yatambye harimo n'amaraso ya Yesu, ngo ni ukugira ngo aze guhumanura umutima nama wawe, ahumanura conscience, ubone uko ukorera Imana neza. Ndongera kugusengera ngo Imana ihumanura umutima nama wawe, Imana wezeshe umutima nama wawe ushobore kureba. Igihe Yesu yagendanaga n'abigishwa be bajya ku musozi bajya Emawusi, yagendanaga nabo gutya, amaso y'umwuka yaba yarahumye, akajyana na Yesu gusa. Akabwira ati twababajwe nuko umwigisha wacu bamwishe, kandi niwe babwira. Amaso y'umwuka nabizeke akababwira ibyo ngo yavuzweho byose bigomba gusohora, bakumva bini byiza we, yo uyu mugabo ni umuhanga, ariko ntibamenye ko ari Yesu. Kugeza igihe yamaniye nanone umubiri we, aryo funguro ryera araba ngo amaso y'imitima yabo agira gute, harawe baragira gute, baramumenya. Uyu munsi mumenye imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Imitima yanyu itangiye guheza, wari umurokore ariko mu mwuka utangira kureba mu izina rya Yesu. Akira amaso maze y'umwuka, akira guhishurirwa mu izina rya Yesu. Amena zanjye urimo kwizera guke. Uzi ko wakijijwe ari uko watuye. Ubwo ndimo nibwira abakiri abarokore hano, wakijijwe kubera ko wagize gute, watuye. Nuwanga kwatura ntabwo byakira, ntabwo ushobora kuvuga ngo amen. Kuki utakijwe? Bakubwiye ngo subiramo aya magambo kandi ubivuze. Ni nako bivuga mu Heburayo 9 icumi nako icyenda kuvuga ngo ni watuza akanwa ukizeza umutima, ni wizeza umutima wawe ukatuza iki, uzagira gute? None ndaguhaturaho umugisha uguhesha ukandeba gutya. It doesn't work. Ntabwo ariko bikora. Mfite ubudendezo wo kubwiza ni anyise grand frère, sibyo? Ni umuvandimwe rwose, duhuje umubyeyi, ntabwo namufatanye mbiri kameme. Icyo nzi cyo nuko ndimo ntanga bimwe muri bazakomeza kubaho, cyangwa se ndimo nasanga bimwe nk'umugarafu frère amaze kumenya muvandimwe, kandi nawe azagera mu gihe kiri imbere. Bwana siwe sana. So ntabwo umuntu yaguhanurira ngo uceceke ngo icyo kintu gikore until you accept it. Uravuga ngo amen, nibyo bivuze ngo bibe gukinyatuyeho. So ndasubiramo, Imana nkorera na cyaje mu byo wacu ihumura amaso y'umwuka w'izina rya Yesu. Bibabere nk'uko mwatuye mu izina rya Kristo. Ahandi hantu ukeneye umwuka w'Imana gutangira gukora kugira ngo uzane impinduka, ugatwumvise mu myumvire n'umutima nama, sibyo? Ubundi cyo ni ikintu nakigisha umwanya muremure, ariko najya kunyuraho nihuta. Nuko umukeneye mu mubiri wawe, ukeneye umwuka wera mu mubiri wawe. Abacamanza 15 umurongo wa 14 kujya kwa 15. Abacamanza 15:14 kujya kuri 15. Ageze Ireyi Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka muzaho. Agira ate? Amuza. Mu yandi magambo, niba yanariho yaramuriwe ariko n'ibyari cyane. Akaba ariyo mpamvu ugiye kumva ibikurikiraho. Imigozi yari imudadiye amaboko ihinduka nk'imigwegwe. Ishiririye nayo nishiririye, ibimuhambiriye biradohoka bimuva ku maboko. Nuko abona igufwa ry'urwasaya rw'indogobe, ararisingira, agicisha abantu 1000. Munyuze hano mwumve rero ko umubiri ari ngombwa kandi imbaraga zikeneye mu mubiri.
Samusoni igihe imbaraga zitari bwamanuke baramuhambiriye birakunda, yakwinyeganyeza gutya biranga, baramujyana bamushyira Abafilisitiya kubera icyaha yari yakoze ntashaka gusubiramo. Samusoni avuga ati murananze, umuryango we niwo wamuhambiriye, ntujye muri Abafilisitiya, umuryango niwo wamwihambiriye kugira ngo wibere amahoro, bice Samusoni wo kwita igihugu cyose mu mutwaro. Abonye baza n'urusaku bamuziritse, umwuka aza mu mubiri we, ntabwo noneho ari mu mutima, oya ntabwo ari ibitekerezo, aza mu mubiri we, imbaraga zirinjira, ya migozi ngo ihinduka nk'ubugwegwe bugize gute bushiririye, akajya yituritse gusa, imbaraga zimwinjiramo, afata igufwa akantu gatoya gusa ku rwasa rw'indogobe, indogobe zibona ziri munsi y'ifarashi, akajya kubita abantu 1000. Nagira ngo ubwire runo rugero, numva ngo ibitangaza, ndashaka kwereka imbaraga z'umubiri ukuntu ari ngombwa. Ugende ujya gufata umupanga, urebe ko atema inshuro 50 igiti, ukubita gutya gusa, inshuro 50 ukubita gutya gusa, ukuboko kwakuka. Noneho yakubise inshuro 1000, kandi ntabwo yakubitaga rimwe. Ubwo niba ari abantu 1000, hari abo yakubitaga, hari ugukinga uzanye umupanga akanakubita, agakinga akanakubita, kandi agakubita nkakanga abantu 1000. That is the force. It's a not supernatural power. Ni imbaraga ndende kamere zazije mu mubiri w'umuntu zimuhesha gukora ibyo bintu. Kugira ngo usengere abantu, njya mpagarara amasaha 4 ndimo kubwiriza, nkarangira nkarambika ibiganza ku bantu 100. Bene izo mbaraga ntabwo ziba zikiriza umwuka, ziba zageze no mu mubiri. Hari abantu imigongo yabo bakiyanganira no kweguka gutya, kunama gusa aza guteka biramunanira. Ukeneye ko Imana ikura iyindi myuka yose iri mu mubiri ukagira imbaraga. Hari abantu imibiri yabo itabemera kwiyiriza iminsi 3, kandi hari abadayimoni birukanwa n'iki? No kwiriza no gusenga. Hari abantu batashobora kugenda urugendo rurerure kubera ko imibiri yabo imitsi, hano imitsi bimeze gutya. Hari abantu babyuka mu gitondo ukavuga buri munsi ahorana amavunane. Ndasenga mu izina rya Yesu mwese tubikaze, izo mbaraga zindi zicaye mu mubiri wawe zikuzamo mu izina rya Yesu, zinjizwamo n'imbaraga zikomeye mu mubiri wawe. Ayo mavunane adashyira kujyamo mu izina rya Yesu, ubwo buremere budashyira butuma ujya gusenga ugahita wanyura. Ntabwo ibyo bintu ari ibisanzwe, ni ukuvuga ngo urashaka kwinjiza izindi mbaraga, hari n'izindi mbaraga. Izo mbaraga nizo zidashaka yuko zivamo. Niyo mpamvu iyo ukambiriye gukora icyiza, icyo kibi gihita kiremerera, ibitotsi bikaza. Wajya gusenga ukumva umubiri wawe wose wicawemo n'amabuye. Uyu munsi bikuvemo, ndavuga ngo uwo munsi bikuvemo, ndasubira mu bwa gatatu, uwo munsi bikuvemo ni izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari abantu usanga ku munsi aryama amasaha 3, nkaba namara icyumweru cyose 3, 4, nabyuka kandi ndimo nkora sengera abantu, nkora sengera abantu, niyirije. Ibaza yuko umubiri uwandura gutya, maze umwaka n'amezi 3 ntarya ku manywa, ariko ntawandusha gusimbuka, ntawandusha guhimbaza, ntawandusha kubyinira Imana, ntawandusha umubiri mwiza n'ubuzima bwiza. Iki ni umwuka wera yakinjiye amakirimo. Mwene data, umwuka wera yakicayemo gutya mubiri wawe, ugenda uri super, uba wumva uri super, uba wumva umeze neza. Ahangana mfite imyaka 47, ndimo ndakura. Ntabwo yanyuze granfrere gusa ko no mu myaka ndimo, ariko undege Yesu aranzigama, kuko nanjye yarize ko umubiri wanjye arawukeneye. Nutayereka Yesu ko umubiri wawe ukeneye, ani impamvu y'uwo mubiri kubaho. Azitwara umwuka wajya kubana dayimoni ziwangiza, ariko umubiri wanjye arawukeneye. Niyo mpamvu nanjye ufata neza.
nkaho umuha wese. Imbaraga z'Imana zinjiye mu mubiri niyo utangira gukora ibyo ngibyo. Uzi kuva mu minsi 3 ugasengera abantu 100 warambitse bigana umaze kubwiriza isaha nta kintu urashyira mu mubiri. Ahangaha hari abantu babye mudashobora kwiyiriza kujya nimugoroba, ibintu biba byakuriye, igifu cyo cyakuriye, ibintu bijyanye ariko jewe ngubita 7 nta n'igito n'amacanga y'ikiri mara mambra katagenda gucya shalande karama mbroko to shalaka ibisirimo. Imana ndasubiramo musengera ishyira imbaraga mu mubiri wawe n'izina ryayo bituma ushobora gukorera Imana. Hari ibintu bimwe bizasaba ko guhangamurwa n'imbaraga z'umubiri. Kubera iki? Bizasaba ko usenga byibura amasaha 7 ku munsi. Iyo umubiri umutwe ukurya ibikanu bikurya uticara isaha imwe utashobora kugendagenda urumva uzasohora gusenga amasaha 7 gute? Uzakora amasaha 12 gute? Kuko hari ibikurwaho no guhondagura, ugahondagura ubutarekere, ugahondagura bikagira bikaha. Nuko uyu munsi usutse tuzi ku rukuta nta nicyo rumenye, ariko usutse buri munsi igitonyanga gushyije kubona inzira guye ni byose byo n'ayo masengesho rero aba akeneye igihe, kandi icyo gihe gisaba yuko kihuza n'umubiri wawe. Imbaraga mu mubiri. Ibaze Dawidi ahagarara gutya, umwuka w'Imana akamuza agafata umwana w'imyaka 17 agafata intare akayitwanya gusa. That is the power. Imbaraga aba ngo narayisumiraga ije gusumira inka wakayisumira. Intare ifite imbaraga zo gukubita hasi inka warayifasha arungu n'amaboko ye ngo nkayitwanya gusa, nkayitanya gusa. That is the power. Izo ni imbaraga ziba mu mubiri, imbaraga ziba mu mubiri ntabwo iz'umutima n'iziguza n'Imana no gutuma ubaho neza utagwa mu byaha, ariko izindi zikuzaho nizikemura ibibazo byo hanze byose. Hari abantu bagomba gukira indwara kubera ko ufite imbaraga ziri mu mazi ziri ku mubiri wawe. Ku cyumweru nayo masobanura abashumbye ntabwo ngo reka mabwire abaganga ndabembera ni beza barandufasha, ariko hari igihe baba badukeneye dushaka, hari igihe wowe ukeneye imbaraga zidasanzwe, kuko umuganga iyo agiye kukuvura abaga ikibyimba abanza no kwangiza undi mubiri. Nibyo sibyo? Akangiza ahatarwaye kugira ngo agere aharwaye, naho abage none akazatangira kuvura ahantu habiri, ugasigara mu bundi bumuga utari ufite hejuru bwa bundi wagize. Ariko za mbaraga ziri ku muntu ugira gutya kunda kubera mu izina rya wakibyimba ndagutegeka n'igita komwe asubira kwa muganga agasubira izindi mpapuro zikaza turabona mu nda indi byara nizima ibibyimba nabyo biriho ibintu ibyo ngibyo bibaho. Urumva nimushaka zabazanira abantu barenga 10 bavuga ko ibyimba diabete n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Iyi Imana iyo yarekuye imbaraga ku buzima bwawe amateka arahinduka. So magazano mw'izina ndasiga imbaraga n'ubuntu Imana yashyize ku buzima bwanjye bwo gukiza indwara, bwo korora, bwo kuvura abantu. Wavurisha imbaraga z'umwuka wera ni izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndatura ko abantu batangira kuzanga bazabona kugira neza kw'Imana. Ndatura ko abantu bakeranga urwazajya kiro batamurambika ibiganza. Amen. Imbaraga zikorera mu mubiri urazikeneye umubiri mutaraga kugira ngo uhindure byinshi. Kazikeneye izo mbaraga. Ibaza ariko Imana gusuka imbaraga z'umwuka wawe kuri Mose akagenda akamara iminsi 40 n'amajoro 40. Njye nakozeho ndayikora iyo ngiyo, ariko mbafata akantu nijoro amazi n'agatatu cyane wenda ngakora 7 seke, ariko yakoze 40 seke cyangwa 7 sa
kasi we wenyine na Mose byarabaye, si we wenyine na Eliya byarabaye, so bivuga ngo nawe byakubaho niyo atari ngombwa ko akora iyo minsi 40, ariko hari imbaraga zazo ku buzima bwawe zatuma hari ibibazo nawe ukemura bitandukanye nawe. Hari umugabo bita Ororoma yashobora kurambika ibiganza ku bantu 10,000 guhera mu gitondo kugera saa 6 z'ijoro cyangwa saa 7, arambika ibiganza ku bantu bakira indwara, kandi urumva ahagaze bakajya bakamuzana n'intebe. Reka mabwire mwebwe, wenda nuko mutarawe nabyo genda babwira nk'ibyo nkuru, iyo ukize ikiganza ku muntu urekura za mbaraga, umubiri imbaraga zazuvamo. Now ibaza izo mbaraga umuntu aba afite zo gusohora ku bantu 10,000. Iyo ngize abo magana ajya usumbye, mba numva nanjye nashimishije gutya. Ariko n'urwego turimo rurakura, ndabasabira nisabira nanjye, imbaraga z'umubiri zituma abantu bakora ibintu byinshi, zituma bakora ibintu. Wowe iyo wiriwe ku kazi gusa ntushobora no gusanya iminota 40, uba washize, ugera mu rugo washize, uguma ngo no kurya n'ubishaka. None uratekereza bari abarozi bo bataryama nijoro uzabakira gute? Ibitambo barara batamba, araza akagarama inyuma y'inzu yawe kandi nawe yarize nkawe, akagarama inyuma y'inzu aravuga agutongeraho. Muri igice ntabwo ari bya bintu yashyize hariya, igice ni amagambo abatongera. Ntuzatera imbere, ntuzatera imbere. Akarinda agatumba, agatangira gusura imisozi itandukanye, agatumba kubera imbeho. Bamutegetse kubikora yambaye ubusa. Wowe iminota 10 yakunaniye ngo nakoze nananiwe, mwamwirwanye mu kazi. Wani aba yari umuhinzi, ijoro ryose saa 6 akazi nyuma y'inzu yawe. Barakora mukeneye imbaraga z'imibiri, ibintu byo kwigira gutya, kwigirira impuhwe gutya. Bariya bobo ntabwo bazakugira imbaraga. Impamvu abarokora imbaraga zazo zitagaragara ni imbaraga tudafite mu mubiri. Impamvu tutagaragaza impinduka mu bantu nuko imibiri yacu idafite ubushobozi bwo kuyikora. Dufite ubumenyi, dufite n'ubushake, ariko nta mbaraga zituhesha kubikora. Ntibazaba benshi wakwita amateoloji, bakakwita PhD doctor n'ibindi byose ukabyiyikaho professor, ariko nibigera kuri diamond bizagusaba guhura na bushaje. Uwo ni jewe, bizagusaba guhura na bushaje, ntabwo bizajya kure uriya muntu. Nibisaba kuba afite ibibyimba cyangwa amadisike yacitse, ntabwo bizajya kureba professor, bizagusaba kureba nde? Ibyo bintu mbabwira ni ukuri, ntabwo niba niyemera. Uriya nuko hari ikindi kintu aba yarafashe akavuga ngo mana, ntabwo ari ibitekerezo byanjye nguhaye gusa n'umwanya, ndaguha n'umubiri. Mutange imibiri yanyu y'ibitamba bizima bigiye gute byera kandi bishimwa. Imana irishimira how much you offer your body, irishimira uburyo ushobora gufata umwanya w'umubiri wawe Imana. Abandi murakora amataye nk'aho mwakoze umwuka. Sigaye sana kasigaye no biriya ntabwo ariko bihora. Oya, hari igihe cyo kugira ngo Imana igutegura n'uruti nguko mikoro ko yanga. Ariko nangira iyi minsi 20 wajya ngo bajya ngo abantu bo muri Somalia yanamba yariko ntabwo rwose yasubiyeyo. Imana ishaka kureba ngo eske na nyuma yo kunanuka warajuje, so yari imaze kubona yuko najenje, itangira guha umubiri wanjye kwakira ibimeze uko bimeze gutya. Muri iyo mwaka imba nkoramo 40 najya, imba nkoramo 3 seke, imba nkoramo yo gutyo. Nta kibazo. Imana reka mabwire, ubuzima bwe hariya baratwigisha kujya neza, ni byiza, ariko bariya barya neza baranga ibirikanga. Ugomba kurya neza uburyo bwombi, ukarya neza mu mubiri, ariko wabanje kurya neza hehe mu mwuka, niwo bizakunda. Aya mahame yo kurya neza ntabwo nyakana, kuko nanjye nize biology ndabibona pe, kandi bya bintu bavuga ni ukuri, ariko muza bimiri yanze kandi barya neza gutyo. Wari cyane tugasenga pasta
ubone kuvuga imbaraga zo muri ministry umurimo aka gatatu yuko niyo ntagatindaho cyane. Luka 1:16 kujya ku 17 akawuzinga sindenze iminota 3 kugira ngo dusenge. Luka 11 nako Luka igice cya mbere umurongo wa 13 kujya kwa 17 niho navuga ngo ukeneye nanone umwuka wera hehe mu murimo ukora, umurimo ukora umwuka wera mugafatanya. Muribuka mbega ngarutse ku mbaraga z'umubiri, muribuka yuko Yesu yayatinye cya gikombe. Bibiliya avuga muri Luka 22 ngo nuko ko yakomeza gusenga kugeza umubiri turikegera kirindiriye imbaraga zidasanzwe, ngo marayika araza mwongera iki imbaraga. Hahita yumva umubiri urakomeye ku buryo niba mutikura n'umusubari nta kintu bihindure ku bijyanye no kwizera kwe. Spiritual very strong. Ukeneye nanone izindi imbaraga mwuka wera kugaragara mu byo ukora. Umwuka waragaragare mu mirimo. Habeshi rero hano niwo babanziriza ajya gusenga saa imbaraga zo muri ministry mu mwuka we wa muntu w'imbere shwe, ukagenda ugakora neza, wataha ugasanga umugore yaguhagarije dayimoni yicaye mu rugo wawe akagutuka ya mavuta ukayamenera aho ngaho yose, kuko ntiwamenye ko dayimoni yaje mu rugo. Ukeneye wa muntu w'inyuma w'imbere umubiri, hanyuma ugasohoka kujya muri ministry ukagendana n'abundi nawe. Benshi mu Bisirayeli bazabahindurira ku mwami Imana yabo, azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bwa Eliya, mu mwuka azagendera mu mwuka n'ububasha bwa Eliya, asanganye imitima y'abase n'iy'abana, n'abatumvira Imana azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, ngo ategure ubwoko bwatunganijwe umwami Imana. Bene data, izi mbaraga abantu barazikeneye, kandi ni imbaraga zijyanye n'uruhererekane muri ministry. Umuntu kwishakira ibye hari igihe bigora kurusha kwakira ibituruka ku wundi. kugira ngo Yohana umubatiza ashobora kuzana impinduka, byasabye yuko yakira umwuka w'undi muntu, bituma ashobora gukora abafite uwo, ariko uwo mwuka bufitanye isano na wa wundi. Donc onction ariko mu cyongereza bita impartation, gushyigwa cyangwa se guhabwa umwitero. Shobora kukwereka ibintu byinshi byatumye bishobora kugaragaza ukuntu Yohana yari afite umwuka wa Eliya. Byinshi nabikwereka. Kimwe muri ibyo yanganaga n'umwami, niko na Yohana yaje yangana n'umwami. Yabaye mu bihuru no mu mashyamba, agatungwa n'ibyo mu ishyamba n'ibikona. Yohana nuko yari ameze gutyo nawe yatungaga n'ibyo mu ishyamba. Yarwanijwe n'umugore aba ari wose nk'umurangije, bituma atandukana n'Imana, ahagarika n'umuhamagaro. Niko n'umugore ari we wahagaritse umuhamagaro wa Yohana. Hari ibintu byinshi bigaragaza ko bafitanye isano n'amavuta yari ari ku buzima bwe. Yabaga mu butayu akavuga, abantu bakaza kumwakira. Imbaraga iyo zageze, ministry iryoha iyo ufite amavuta y'Imana. Umurimo ukunda kandi uryoha ya mavuta y'Imana kuriho, naho ubundi uravunika urigije ukagira ngo abantu bakumvise, bakavuga amen amen, basohoka bakisubira mu byabo, ukababuza ibintu ukagira ngo babyumvise, bajya kuvuga nubwo bagiye kubikora neza. Yohana kubw'amavuta yari afite, we yareba mu butayu bakamusangayo. Na nubwo yabatumye akavuga ati ariko bana b'ikira mwe nibabwira ngo umujinya w'Imana, bakaza yaba tutariko bagize gute baza. Ndasenga ngo Imana irekura amavuta ya ministry hano mu izina rya Yesu, kubashumba kandi nizana abantu b'ingeri zose, abize abatarize, abatunzi n'abatabatunzi, kubera ko ukeneye bene abo bantu bose, buri muntu umukeneye. Uko waremwe kose hari support, hari umumaro ufite mu buryo bwo mu mwuka. Iyo uri umunyamwuka ufite igihe gitoya, uwo ngo hari igihe aba afite amafaranga ntashobore gusenga. Ufite igihe gihagije nawe ashobora gusenga bagakora.
abantu bose turabakeneye nta muntu wavuga ngo nta mumaro bafite so rero bya bindi babona abantu umuntu arimo abwiriza cyangwa akora nk'ukundi yabonye akora hariya bakavuga uriya asigaye yigana no ahubwo amaso yanyu atagiye kuravuga ati uriya muntu ashobora kuba afite umwuka uriya uri kuri kanaka barasebanya hano umuntu akora gutya akavuga uzi ko yigana amasasu ibyo avuze uko yikora wavuze ngo uzi ko umwuka w'amasasu muriho ariko ibuka Elisa na Eliya baherukaga Elisa agenda inyuma ye ari umugabo umwoza ibirenge bakamutwaza n'intoki bakagera bamubwira uzi ko ashobora kukuwesha nabwo nta kibazo nushaka wikigarira cyangwa ushobora guhinga za nka zawe zo kwigisha zamwoya igihore arakurikirana agarutse gutya batagarukanye na Eliya bagatigira ngo dore Elisa ariho umwuka wande bahita bagira gute Imana ibasukaho umwuka mwifuza uri ku bantu b'Imana kandi niba nanjye ndi umuntu w'Imana nasiga amabutane ya deliverance no gukiza indwara mu izina rya Yesu Pastor nakire buno buntu bw'amavuta ya deliverance no gukiza indwara mu izina rya Yesu byatangiye nzi ko ari ngombwa ko ndambika abantu ibiganza ariko uyu munsi no kuri telefone urabamagara nkabwa dayimoni ikinyuma avuga bamuvamo agatera induru nkabwe kandi iyo telefone uyirekure uwo wigaragurane n'iyo telefone ugomeze inyumve tegeko ry'umwuka amavuta araryoha amavuta yo muri mirisi araryoha iyo yaje nibwo wumva ibyo urimo yuko biryoshye ni nabwo bitavunana amavuta y'umurimo pasa nibwo bitavuna biraryoshye amavuta kuriho kubera ko aguha umwanya igihe cyose ugikora uba utananiwe ubu mumpaye umwanya navuga mpaka saa sita navuga nk'abasengesha mba numva meze neza nkavuga amavuta yahari sohoka mu murongo umudamu umwe yari amaze igihe cyo kubyara cyararenze uwo muri Karongi bamuha itariki yo kubyara aragenda agiye kwa muganga aramubwira ati no ntabwo twite kandi niba bamukurikirana babura umwana mu nda ati ntawe tubona nta mwana urimo kandi inda ari nini ati ni ikintu cy'uko twite umudamu arakomeje ajya i Kigali baramubwira ati i Kigali ho ni kwa kuri batangiye ati uyu nguyu atwite mu bitekerezo murabizi yuko kubizi ibyo bintu babivuga hari umuntu utwita mu bitekerezo n'indi igatangira kuba ati ariko igihe n'ibibaho ni imyuka nuko siyansi batabisobanura ngo ni imyuka ariko umuntu yatwita gute ibitekerezo bikabyuma ariko muri siyansi bo bafite ukuntu babyemeza nanjye ndabivuga kuko iyo ubibwiye birumva bikagenda uwese araza Kigali gutyo araza shwi baramubwira ati uyu nguyu batangira kujya bamufasha kugira ngo imyumvire ihinduke kubera ko adatwite ahubwo ari iki hari imyumvire atwite igihe cyararenze kera gutyo hagenda gutyo noneho agira abantu acumbikaho ku Muyumbu kugira ngo azaze ajyayo yihaye igihe yagiyeyo yaraguze ibikoresho byose byo kurya byo kwakira umwana nyuma y'igihe kinini byaranze bose na za masaka akajyayo agenda agabanyaho kubera amafaranga aramushirana ahitamo gusubira iwabo noneho ajya ku mukristo shunge agiye kumugurishaho bya bikoresho by'umwana amapamperse n'ibindi bintu byose kugira ngo abone itike imucyura hamutekereza ibyo ngibyo ni impamvu ukigurisha ibi abimubwiye mfite umushumba yagufasha nawe atashye baransengeye benshi cyane nabi iwacu iyo ngiyo nayo baraguze sawa hari abasenga hari n'abasenga twemereye ko abantu barutanywa amavuta kandi ibyo si gukabya aramwigisha undi aranga amugurira amayinite ayishyira muri telefone ye kugira ngo yemere arambwira niba umuhamagara nibwo ndi bubigure kubera ko atari afite amafaranga nta bundi buryo aremera amafaranga bamuha ku buntu muri telefone ye
kandi bamusezeranyije ko ari bubigure nampamagara arampamagara n'agasuzuguro kenshi haro nuko nakabi haro uri paseri ndavuga ndiwe ndagira ngo usengere bambwiye ngo mugisengera ndagira ngo usengere umwana yaburiye mu nda ashize aravuga ibintu byose akabagenza nkumva n'agasuzuguro Imana iba yaratuzahaje wa mugani iragenda ikakwicuka neza ukamanuka hari ndavuga okay nawe ngashyira ikiganza ku nda yawe natura amagambo abiri ndavuga ejo uzabyara nta buhanuzi nta jwi numvise ndashaka kubereka yuko nizeye kukabwira akantu mbabwira ngo hari ibyo Imana ikora just kubera umuntu wayo idashaka kugira ikintu yangiza ndavuga ejo uzabyara nutabyara ejo nimugoroba tuzaba dufite amateraniro uzaza undebe nzagusengera ariko usishaka no guhura nawe ejo uzabyara ndarema uwo mwana agaruke mu nda kandi atangire gahunda yo kuvuka ndamukupa ikibazo nari muri kakurazade noneho muri telefone sinongeye mu gitondo ibise birakubita telefone yarampamagaye telefone inshuro zirenga nka 10 niba atari 20 ibintu birimo kurya ngenda agashaka kumenya none waje kwa muganga ibise biriyongera ari kwa muganga igihe nari mu materaniro yarayabyaye kayaje arahamagara cyeza bukeye nanone nyuma y'iminsi ibiri ya telefone arahamagara pasta nukuri nanone Imana yabyaye yavuga ko kusuzugura arangiye ndasenga ngo Imana ikugire igisubizo mu mirimo ndagarara hano kwisi aheraho Imana ndatangaza ngo rino torero rigiye kubagaho n'inyenyeri yo kubahora no kuba igisubizo kwa Nyagasani mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abantu bagiye gutangira kubohoka no kubona ibisubizo kandi abantu bagiye kumenya rino zina rya Yeshua Harvest baribwirane. Ibyo mvuga ni umwuka ndimo ndabihanura mwavuga amena mutabishaka jewe abangaba ndabakunda ndavuga ngo aha mu gihe gitoya harabari igisubizo muri Gasana abakomeye n'aboroheje bazaza kwicaramo hano kandi ibimenyetso n'ibitangaza bizatangira gukoreshwa hano abadayimoni bazajya bahunga indwara z'ubwoko bwose zizakira. Ariko muyumbo navuga gusa twatangiye ku muyumbo hari inyuma y'aha ngaha dutangira muyumbo nabwo ni abakire bagiye gutangira kuza kubaka hano kubera ko ntahaje bakanseka nabwo mubyandike n'abakene bazabona akazi bazatunga. Uyu ni umudeje yaje ari umushomeri icyo watura ni igihe utangiye kukibona. So mwebwe ndababwira abanyagasana mwitegure kuko hagiye kuba impinduka abantu bagiye gukunda Gasanze kubera umwuka mwiza ugiye kuhaba uburemere bwari buhari bugiye kuhava mu izina rya Yesu. Izindi mbaraga zatwaraga zo mu izina zatumaga abantu baza kugura ibibanza bakumva barahanga zatumaga abantu bagura ibibanza ntibahubake zikujeho imbaraga z'umukobera mu izina rya Yesu. Ndatura yuko ahantu hazaturwa mu izina rya Yesu n'abakomeye kandi bafite n'abantu mwakwakiriye ibyo ndimo kuvuga. Mwaguruka dusenga Imana njya kuba ibyifuzo nka 2 cyangwa 3 kwihuta iminota 2 gutyo ariko ndakwingiza n'ujya gusenga ubisengere nk'ubona ibyo bintu bishoboka mu buzima bwawe kuko nusenga ubona bidashoboka ntabwo bizaza nubisengera ubona bishoboka bizagira gute bizaza
kuko Yesu yaravuze ngo impamvu musenga nimusubizwe nuko musenga mutizera. Cyo ni kimwe n'uyu Yakobo wabivuze. Noneho Yesu muri Mariko 10:24 akavuga ati nimujya gusaba ibintu please mwizere yuko ibyo musabye mu bihawe nibwo muzagera gute muzabihabwa. Ndasenga ngo nusenga urebe icyo kintu niba ari kigiye gutegeka niba ngombwa uhumirize ukigire, kuko Yesu yabwiraga kugira abantu imisozi by'aba Petero ngo yabwiye ngo nikizongera kwera uwo mwanya kikuma. Havuga ati mwe muratangara nimunabwira ubusozi, ntabwo yavuze ngo nimusenga, nimunabwira. Ubundi sengesho nyaryo ni isengesho ririmo kubwira no kuvugana ikintu, kuko nta kidafite amatwi cyaremwe. Ndi umunyantambara, ngaho turi kumwe barabizi, ndi umunyantambara. Ntabwo abapfumu bahariya ku Muyumbu n'abarozi baho bari kuhava nari umunyantambara. Hari imisozi imwe mu gihugu cy'u Rwanda yari ibitambo bitambirwaho ibicaniro by'igihugu. Muyumbu nayo yari igicaniro cy'igihugu, kandi kino gice nacyo nyeka bifitanye ibisano n'ibyo byandubonana. Bibira cyanditse kimwe twahereyeho kivuga ngo Imana igiye gukomezwa mu mutima, sibyo? Icyo nicyo tugiye guheraho. Rambura ibiganza byawe usubiramo aya magambo, uvuga ngo Mwami Yesu, ndakiriye umwuka wawe ngo n'imbaraga z'umutima, imbaraga z'umubiri n'imbaraga z'ubugingo, kugira ngo nshobore kugukorera tutabimiriye mu izina rya Yesu Kristo. Baharize ndasabe izo mbaraga z'umwuka ziza mu mutima wawe, ubugingo ugira ibitekerezo by'abantu, hanyuma umwuka wawe ukomeze muri wowe. Mana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, urimo shaka mayandere rohore mu muserere rama mpaka tatalaka tayamande raka mambra karibe shekete shamandekere rohore mu muserere mayandere rohore mu musikata raka tayamandere rosikata. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ubwoko bwawe Mana, imitima yabo ikomeze, imitima y'imbere, umuntu wawe w'imbere yuzuze, hagurutse, yubake bushya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, 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 mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nakira ubwenge bushya, nakira imyumvire n'imitekerereze ya Kristo Yesu, nakira imbaraga z'umubiri, uburemere bwose bw'umwanzi bari mu mubiri yanjye, ibikorwa mu mbaraga z'amaraso Kristo, 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 mu izina rya Yesu. Raka mambo katasawangu, reke tayamandere rohore mu maserere, raka mambo karibe, sandere rohore mu maserere. Umwuka wawe ndasega ngo ube maso, amaso y'imitima yawe, amaso y'umutima w'umwuka w'umwuka. Abarezi ntibajyanye kugutera uko babona, ntibajyanye kugutuka mu uko babonye. Ubataye batari inzara mu Rwanda, ubataye batari inzara mu rugo rwawe, mu izina rya Yesu. Ramambroko tatalaka tayamande karido horo, mayaka tayamande karido horo mu muserere, rido shake mambra karido, raka tayababa, ramambroko tatalaka, raka mande tatalaka, raka tayababa. Amen. Amen. Kivuga cya kabiri mu mbabare nabatindiye twe kwa gatanu tugeza saa 4. Kivuga cya kabiri cyoho mu kitorereka cyane, tugiye guca inzandiko zose zanditswe ku bwawe n'umwana. Buriya reka nkubwire, ubuzima bwa benshi bujya buhinduka kubera urwandiko rwanditswe. Reka n'ibyanditswe ne kubisoma wenda kwera umwanya. Muribuka Naboti yari atuye ameze neza, ari umutunzi, afite uruzabibu, ku buryo umwami perezida w'igihugu yarwifuzaga, yifuzaga bizinesi yari arimo. Araza ngo bapatenaringe cyangwa bahindure bahuze. Naboti aramubwira ati reka iyi gakondo umurage Imana yashyizeho sinjya uvanga. Undararira ari umwami, umugore yiga ubwenge, kubera ko umwami we yari umurozi ariko umugore we yari umurozi. Abo bita nde? Umugore wa Ahabu. Thank you. Mwakoze. Cyazo nuko ari abashumba bashubije, shaka umva niba musoma Bibiliya. Hanyuma Yezebeli ngo aricara, pastor aragenda yandika urwandiko.
aravuga ngo yandika ngo muvuge yuko Naboti yatutse Imana agatuka n'umwami, kandi itegeko mu byanditswe byavuga ngo utuka Imana n'umwami ajya aterwa amabuye. Urwandiko rurandikwa arasinya, noneho arangije aravuga ngo mushake abagabo b'ibigoryi bari buhamya, yani bari businyaho nka gihamya. Reka nkubwire icyo tugiye gukuraho n'urwandiko rwanditswe rutarashyirwa mu bikorwa turaruca mu izina rya Yesu. Iyo urwandiko rwasinywe barakwirukana mu kazi, iyo urwandiko rwasinywe uhabwa akazi, iyo urwandiko rwasinywe bagufunga urengana. Urwandiko ni ikintu gikomeye. Pawulo ntacyo yari ari cyo, ariko ngo yagenda agasaba urwandiko ku batambyi bakuru, akagenda agatangira kwica ba Stefano, akica abandi. N'ahandi Yesu yamufashe yaragize amatsiko n'urwandiko, kwica abantu bizeye. So urwandiko rwose rwanditswe ngo uyu mwaka utawurangiza, cyangwa se uzakomeza kuba ari umukene, cyangwa se bagukure mu kazi, tugiye kuzica izo zandiko izina rya Yesu. Izandiko zanditse ngo uzakorera Imana cyangwa ngo izo zandiko zanditse. Hari abantu bafite inzandiko zibitse hariya gusa, ziriho ubu amwe barize, ariko hari urwandiko rwanditswe rurasinywa gutya kugira ngo ntazigera abona akazi. Murabizi ukate wagize mu ishuri wari umuhanga watsinda urangiza university, babandi wafashaga batangira kubona imyanya, ntibanakwibuka n'iyo ugiye gusaba ngo agwe akazi. Utekereza ko ibyo bisanzwe? Jya wumva imyumvire mfite. Ruriya rupapuro ubundi ruvuze gutya, ruvuze ngo uwafite, nuko itegeko rya leta rivuga, uwigiye ikintu cyangwa bakagisinyaho leta yateye akazi aba agomba guhembwa. Ibyo ni kuwacu wemba ibwira, nta muntu ufite diplome utagomba guhembwa. Gute se wigiye iki? Warishyuye kugira ngo nubamara kuri rwa nabo batangiye kwishyura. Niko biba bimeze mu mwuka. Iyo urangaye simfite mwene wacu, reka da bene wanyu baheye, bene wanyu uzubaza abantu bafite bene wabo bashomereye hano. Niba hari urwandiko rwanditswe n'undi muntu utanazi mudafitanye gahunda w'umurozi, rurakora, turaruca mu izina rya Yesu. Rambura amaboko yavuga ngo Uwiteka Mana, mpagaze mu mbaraga z'Umwuka Wera, ndazandiko zose zanditswe ku bwanjye, kugira ngo banyinyire, kugira ngo bariganye imigisha yanjye, kugira ngo basenye urushako rwanjye, kugira ngo baburize mu rubyaro rwanjye, kugira ngo banyambure akazi, kugira ngo baburize mu mugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Izo nzandiko zose ndazitiye mu izina rya Yesu, ndazitiye mu izina rya Yesu. Zitarasohora ibyazo ndazitiye, z'amazina y'Imana n'urukundo, izo mbaraga n'izina izo rwasandukiye byose uyu munsi turazishyira, ubwo Umwami Yesu yafashe minisitiri Pawulo turasohoza umugambi abantu bigira amaso, niko natwe dufashe abantu basanze bandika izo nzandiko kugira ngo ubuzima bwawe burizemo, kugira ngo babukenire, kugira ngo bakorokane kuri iyi misozi, kugira ngo batambuke akazirimo, kugira ngo babukenye urugo unanirwe izahimo z'Imana bayandorere rakatayamande sayande korera horere mukorera ramande rakatayamande rakatayamande sayande ndakira ubutunzi bwawe
Amen. Thank you. Narakunze ko murimo gusenga neza. Ubikorana umujinya yakatiremo abashivuga cyanyuma. Iki kirareba umurimo, kirareba kwaguka kwawe, kirareba iterambere ryawe, kirareba gukorana n'Imana. Tugiye gusenya ibicaniro byose byashinzwe. Iyi gicaniro cy'umwanzi kigihagaze, igicaniro cy'Imana nikizamuka. Ntabwo ibicaniro bibiri bishobora guterekwa hamwe by'abami babiri ngo bikunde. So gasanze ibindi bicaniro, hano hari ibicaniro bibuza abakozi b'Imana n'amatorero gukomera no gutera imbere, ariko hano tugiye kwakira igicaniro cya Kristo. Yoshua ntabwo izatsindwa. Ndavuga ngo Yoshua ntizatsindwa. Amen. Ibi mbima amasengera nabikoresha iwacu birakora. Iwacu na njyayo 2016 hari amatora arenga 50. Uyu munsi nari ya 30. Abapasiteri barabumingaga gutya, nyuma y'umwaka barengeje abantu 100 bakamufata ari masambanira hano. Ari muri zatangiye kumufata bamunamisha ibicaniro. Nzabashumba barukaga amabuye hariya kabonyuze kumuyumba amabuye. Babo bose bagiye bahunga. Nzabashumba yaryamaye gutya akabyo ajyaga agatanga ibirira rebana agahunga kumuyumba. Nambwa jewe itonje gukora n'igicaniro. Igicaniro umva bibira kuvuga mu kuva 33:13 bavuga ngo aho muzagira Imana ibya Bisirayeli ni aho muzajya mugira mujye mubanza musenye ibicaniro byabo kugira ngo icyande kibonye gukora. Ntabwo igicaniro cy'Imana gikora kiri ikindi gicaniro. Ibicaniro by'ubusambanyi, ibicaniro by'amarozi, ibicaniro baba barashinze ibicaniro bavuga ngo icyayi kizakora icy'Imana kizakora. Uyu mushumbaza baramubwiye sinzi niba yagabwiye ngo wenda ubwuzuru wa masasu bizakunda. Hana abashumba byarabananiye. Ntabwo mwebwe muzatsindwa. Magararanye ntabwo muzatsindwa. Amen. Kuko icyo gicaniro tugiye kugisenya mu izina rya Yesu. Ndashaka kwereka imbaraga z'ibicaniro. Uzi ko Baramu yari yananiwe kuvuma ubwoko bwa Isirayeli ngo abwira Baraki ngo shingira ibicaniro 7 mbone kubuvuma. Murabizi kubara 23 shingira ibicaniro 7 mbone uburyo mvuma. Nuko Imana yahise yitambika, ariko ubundi yagomba kugira gute igicaniro cyashinzwe ubuzima bwawe baburi bukaga. Ministry yawe yonga gutyo bireba gicaniro. Ibuka Imana isanga Gideon. Ngo amugabo w'umunyembaraga, imbaraga zanjye ziri. Imbaraga zanjye ziri. Batukora gutya abangabo bafise tugere gutya turahinga bakirira. Ibyo bahaza bakabicishamo inka gutya n'amagari yabo bakabivuyanga. Ndi umunyembaraga gutya. Imwibiri ibanga. Yamwe ngo genda usenye igicaniro. Nimwe urabyumva? Genda usenye kiriya gicaniro cy'ibigirwamana kiri wanyu. Hari mu bubaka icyanjye urebe. Ngo kuko Gideon yese atwara igihugu cyose. Aragenda nijoro buke. Yarataragira abakozi atajya ngo asenya cya gicaniro. Muri iryo joro yubaka icyo Uwiteka Imana vuba bukeye mu gitondo bavuga ngo ninde wadusenye igicaniro. Mu yandi magambo imbaraga zacu zarangiye. Batangiye kumushakisha ngo bamwice, kuko bataramwica ntabwo bashobora kongera kubaka igicaniro. Ise nawe umwuka muzaho amwese, ariko icyo gicaniro cy'Imana yanyu niba yagisenye kuki mwabwiye Imana ikaba yidiringana
kuki mushaka yuko agiye guhana umwana wanjye? So igicaniro akigisenya gutya nguko igicaniro cy'Imana ko cyazamutse Gideyoni nguko yahise umucamanza ari umwana mutoya uraho woroheje muto mu muryango muhereze umwana abivuga mu muryango muto. Ibyo byose uko byari bimeze ariko kifataga gutware gutinyuka. Ibyo ni ibanga mbiriye abandi batari bazi. Gusenga n'ibihagije, hari iby'ibanze, hari amahame bagomba kubahirizwa kugira ngo ibintu bikore. Tugiye gusenya igicaniro cyose cyangwa ibicaniro byashinzwe hano kugira ngo imirimo y'Imana itakomeza gutera imbere. Igicaniro cyashinzwe hano kugira ngo abantu batakomeza kuba. Ni gute gasanzwe kuri mu mujyi hano itarimo kubaho? Kendi ku muyumba ariko reka tubireke. Kandi twebwe iyo ni Rwamagana, mwe muri Kigali ndani Gasabo. Ibicaniro byose byashinzwe bibuza umurimo w'Imana gutera imbere, bitera gusa abantu gusenga ingo, abantu kutabana neza, indwara zidashira, ibintu nk'ibyo kudakura. Usanga umurimo w'Imana uraho gutyo gusa buri gihe mu mwaka ni muze murebe Yesu n'ubundi badukubita tugoba nk'utungutu. No. Iyo bicaniro byacitse, uzi ibyo bintu nijoro niko ubuzima bwacu buhinduka. Niko ubuzima bwacu buhinduka, niko abantu barimo ubona bahinduka, niko abantu barimo babwirana. Akaza gutura ku muyumbu kubera ko ashaka kubaho neza afite umutwikiriye. Mwabyumvise imbaraga z'ibicaniro? So igicaniro niba kikiri hano cyose kizabuza gukora. Iyo icyo gicaniro kigihari bituma kubogera muri iwawe, ukumva ibibati biragera gutya, bamwe bavuga ngo yageze ku nzu yanjye, ngo igenda gute ku nzu kwibata, ukumva umuyaga uraje inzu urayiteruye gutya mu izina rya Yesu bigiye kura. Izo ni imbaraga z'ibicaniro, kandi icyo gicaniro kigihagaze icyawe ntabwo cyakora. Uzakomeza uvuga nka Gideyoni ngo ni gute se kandi urabona bamurisha imbaraga. Imana igiye kubaha imbaraga zo kubisenya. Mu bisenya rino joro baracya mu gitondo babona ibyahindutse mu izina rya Yesu. Rambura ibiganza byawe uvuga aya magambo, ubwo ngo witekama icyambu ugasatura ijuru ryawe, umuriro wawe ugasenya impapuro zose z'umwana, n'ibicaniro bye byose, icyambu ugasatura ijuru ryawe, umuriro wawe ukamanuka ugasatura ibicaniro byose by'abarozi n'abanzi muri gasanzwe.